ni byiza cyane kubukurikirana ikiganiro bimenya byinshi. Iki ni igitunguru. Kukireba byonyine ntago bigusunikira kugitekerezaho byinshi. Mu yandi magambo, ibyo tukizeho akenshi na kenshi bigarukira ku mumaro wacyo cyihariyeho wo kugira impumuro no kuyishyira mu byo gishizwemo byose gusa. Ntabwo ari kenshi cyane turya igitunguru turi gutekereza ndetse tunagamije kunguka ibitangaza kiba kigiye gukorera imibiri yacu. Uyu munsi mureka tuvuge ku bitangaza ndetse tuvuge ku mumaro utangaje igitunguru gihita gitangira gukorera imibiri yacu iyo tukimara kukirya. Iki kiribwa nibura kera gifite santimetero 15 kuri 45 z'uburebure ndetse kikagira santimetero 6 kuri 18 mu mubyimba, cyatangiye kuba ku isi nibura mu myaka 2007 ishize. Inyandiko zerekana ko nibura ibitunguru bifite inkomoko hagati ya Aziya y'Iburengerazuba ndetse n'iy'Uburasirazuba. Abashakashatsi benshi bemeza ko ibitunguru bifite inkomoko muri Iran, Aziya yo hagati ndetse n'igice cy'Ubuhinde bw'Iburengerazuba. Turi mu mwaka w'igihumbi 1753. Umugabo witwa Carl Linnaeus mu kazi ke yakoze yise Species Plantarum niho yavumbuye ndetse anasobanura neza igitunguru. Uyu ni nawe wacyise izina, yacyise Allium cepa. Abenshi mu bazi by'ubuzima uzabyumva babivuga cyane, bazaba bashatse kuvuga igitunguru. Tuvuze ku buhanganye bw'igitunguru, hari ahantu hamwe na hamwe cyafatwaga nk'ikintu kidasanzwe. Nk'urugero, muri Misiri yo hambere cyangwa se muri Egiputa ya kera cyafatwaga nk'ikintu kidasanzwe cyane. Abanyamisiri b'icyo gihe bubahaga igitunguru kubera ukuntu gisa nk'ikibyimbye hagana hasi yacyo. Iki gihe iyo barebaga ukuntu giteye nk'uruziga mu ishusho ndetse bakareba ibisa nk'impeta bikigize iyo babaga bagikasemo kabiri, byatumaga igitunguru gifatwa nk'ikimenyetso cy'ubuzima bw'iteka cyangwa se budashira. Aba banakoreshaga ibitunguru mu bushyinguro bwabo iyo bajyaga gushyingura. Hari abashakashatsi babonye ibi mu mva yari ishinguwemo umwami Ramses wa kane. Mu kwemeza ibi basanze uduce duto cyane tw'ibitunguru mu maso cyangwa se utuntu dusa n'utwoba amaso yacu abatiretsemo umusanzwe tw'umwami Ramses wa kane. Nyuma yo kumenya incamake y'amateka y'igitunguru, none reka tuvuye ku mumaro wacyo. Ni ibihe bitangaza igitunguru gihita gitangira gukora mu mibiri yacu iyo tukimara kukirenza umuhogo. Nge nitwa Samuel Mugisha. Nyuma y'iki kiganiro turaza no kuvuga ku bubi bwacyo ndetse turavuge n'ahantu kitagomba gukoreshwa. Tubahaye ikaze. Iki kiganiro cyitwa Menya Byinshi. Ni ikiganiro cya Telemontagne mukurikirana buri gatatu isaa 9 n'igice z'amanywa na buri ku cyumweru isaa 3 n'igice za mu gitondo. Iyo ni nayo mpamvu tubasaba gukora subscribe kuri YouTube channel yacu ya Telemontagne Rwanda kugira ngo mujye mubona ibiganiro byacu byose tubategurira biboroheye cyane. Kubashaka kuyikora bayikora bamanutse hasi iyi video bakareba ahantu hatukura handitse subscribe bakahakanda, bakazajya babona ibiganiro byacu byose tubishizaho ako kanya. Ikaze. Abashakashatsi batandukanye bemeza ko igitunguru kivura kandi kikarinda indwara nyinshi. Abantu barya igitunguru bakakirya ari kibisi cyangwa se bakanywa umutobe wacyo. Hari urubuga rwitwa Plaisir Santé ndetse n'urwitwa Doctorate. Nushaka ayo magambo ko ari abiri muri Google uraza kuzibona. Izi mbuga zemeza ko nibura zisobanukiwe umumaro w'igitunguru. Izi mbuga zemeza ko igitunguru gikungahaye kuri vitamine nk'iya A, B, C ndetse na E. Izi mbuga kandi zemeza ko igitunguru gikungahaye ku myunyungugu itandukanye nka korore, magnesium, sodium, phosphore, silice, uwitwa calcium, potassium ndetse n'umwuka ukarishye wa lacrimogène. Mu bitangaza igitunguru gikoreye imibiri yacu harimo nko kuba cyongera umwunyungugu wa potassium mu maraso kandi kigafasha guhorana isura ikeye. Mu yandi magambo kirwanya iminkanyari yo mu maso. Igitunguru kandi gituma umuntu yihagarika neza ndetse kikavura indwara zituruka ku kubura vitamine C. Buretse ibi, hari abantu bemeza ko kivura rubagimpande, kikongera imbaraga inyama zo mu nda harimo n'impyiko. Mu 2004 abashakashatsi bo muri kaminuza ya Cornell University yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagaragaje ko ibitunguru bitoya bizwi ku izina rya Echalote bigira uruhare mu kurinda ibice bimwe by'umubiri kumungwa ndetse no gufatwa na kanseri. Urugero rw'ibi bice ni nk'umwijima. Igitunguru cyifitemo acide izwi ku izina rya acide folic acid. Iyi acide igira uruhare rukomeye cyane ku mikorere myiza y'ubwonko kandi ikagira uruhare mu mitekerereze myiza n'amarangamutima. Mu 2009 hari inyigo yakorewe muri kaminuza y'ubuvuzi yo muri leta ya Carolina y'Amajyepfo yitwa Medical University of South Carolina muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
yagaragaje ko nibura abagore barya ibitunguru bibisi nibura inshuro imwe ku munsi baba bafite amagufa akomeye 5% kurushaho ugereranyije n'abagore babirya inshuro imwe mu kwezi. Ngiki kintu cyatumye igitunguru gishirwa mu biribwa bikomeza amagufa. Ibitunguru bishobora kurinda kugugarara mu mubiri, des symptômes prémenstruels. Ubushakashatsi bwakozwe mu 1990 bukorewe muri kaminuza ya Dakota y'Amajyaruguru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwagaragaje ko abakobwa n'abagore barya ibitunguru bibisi bibafasha kugubwa neza mu nda mbere yo kujya mu mihango. Ibitunguru bituma umutima utera neza cyane kandi ku rugero rukwiye, bityo bikaba bishyirwa mu bintu birinda umuntu kuba yafatwa n'uburwayi bw'umutima butandukanye. Abahanga benshi bemeza ko nibura kurya igitunguru kimwe cyangwa se bibiri ku munsi ari ingenzi cyane ku buzima. Bavuga ko umuntu ashobora kukirya ari cyonyine agihekenye cyangwa se akakirya kivanze n'izindi mboga mbisi. Gusa aha hari ikibazo. Ese igitunguru nta ngaruka mbi giteza? Ubundi nihe gikwiye kudakoreshwa? Ngiyi ngingo tuzaganiraho ubutaha. Iki kiganiro cyitwa Menya Byinshi. Ni cya Telemontagne, mukurikirana biboroheye iyo mwamaze gukora subscribe kuri channel ya Telemontagne Rwanda, mukagikurikirana buri gatatu isaa 9:30 z'amanywa na buri ku cyumweru isaa 3:30 za mu gitondo. Kubashaka gukora subscribe bayikora bamanutse hasi iyi video bakareba ahantu tukura handitse subscribe bakahakanda, tukazaturabana mu biganiro byacu byose uko tubishizaho ako kanya. Nge nitwa Samuel Mugisha, ndabashimiye cyane.